Ingaruka zo kunywa itabi ndetse no ko warivaho burundu. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu mwaka wa 2014 ku isi hose abarenga miliyari imwe banywaga itabi, abagera kuri miliyoni 800 higanjemo igitsina gabo, abarenga 80% babarizwaga mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Kunywa itabi twabigereranya nko guhumanya umubiri kuko uriya mwuka umuntu akurura iyo ari kunywa itabi. Ubushakashatsi bugaragaza ko 20% byawo ari byo yongera agasohora, naho 80% byawo bikagoma mu mubiri bizenguruka mu maraso. Uyu mwuka kandi w'itabi ni wangiza uri kurinywa gusa kuko ryangiza n'abamukikije. Uko umuntu arushaho kunywa itabi niko ingaruka zigenda ziyongera, aho nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko buri mwaka bagera ku bihumbi 480 bapfa bazize indwara ziterwa no kunywa itabi, ndetse n'umuvuduko w'imfu z'abahatuye wikubye inshuro 3 iz'abatanywa itabi. Nubwo iyo umuntu amaze kunywa itabi hari ibyumviro bishobora guhinduka mu mubiri we, ndetse rimwe na rimwe n'inyuma ku mubiri bikagaragara, ariko kandi ngo ingorane z'ingaruka zo kunywa itabi zigaragara neza mu gihe kingana n'umwaka, nk'uko bitangazwa n'ikigo gifite mu nshingano gukumira no kurinda indwara zitandukanye. Ingaruka umuntu ashobora kugira yanyweye itabi ushobora kwibaza ngo ni izihe? Izo nta zindi rero, ushobora kurwara kanseri y'ibihaha, iy'urwagashya ndetse n'iyo mu kanwa. Itabi ryangiza amenyo, ritera indwara z'umutima cyane cyane umuvuduko ukabije w'amaraso, kubyara umwana ufite ibiro bike cyangwa udashyitse primatire, rikaba rinatera ubumuga bitewe no kugabanuka kw'intangangabo cyangwa zitujuje bisabwa. Nicyo ushobora gukora kugira ngo ube wabasha kuva ku itabi burundu? Gira intego ihamye yo kurireka, iha igihe nakuka, ifashisha ababizobereyemo, tangira kugabanya umubare w'amasigareti wanywaga buri munsi, irinde ibyakubera imbarutso, nimba wajya guhura n'abarinywa tandukana nabo, ube bize cyane ku buryo utabasha guhura nabo. Usibye kuba itabi rigira ingaruka mbi ku mubiri w'urinywa, rinagira ingaruka cyane cyane kuri abantu baba bagukikije. Irinde kunywa itabi ari nako urinda ubuzima bw'abandi.